kurikira isomo ry'ikinyarwanda umwaka wa mbere. Bana bato mwese mbahaye ikaze ku isomo rishya. Uyu munsi tugiye kwiga ingombajwi nshya, ingombajwi yitwa sa. Mbese mwiteguye kwiga? Yego. Ni byiza cyane rwose, ndabakunda. Ngaho rero nimunyemerere dukomeze turebera hamwe ingombajwi twize ubwashize twari twabonye ingombajwi zitandukanye, ariko rero mbere yuko tuzigeraho nimureke turebe inyajwi twize ubwashize. Ariko se mbere yuko nzibabwira, mwebwe ubwanyu murazibuka? Yego. Hanyuma rero ninjya mvuga imwe namwe muragenda musubiramo. Inyajwi i, inyajwi i, inyajwi u, inyajwi u, inyajwi o, inyajwi o, inyajwi a, inyajwi a, inyajwi e. inyajwi e. Hanyuma zose ni i, u, o, a, e. Mbese mwasubiramo? Ngaho nimusubiremo. I, u, o, a, e. Murakoze cyane. Ngere kubibutsa ingombajwi zabanje mbere yuko tugera ku ngombajwi uyu munsi twise sa. Ndakomeza. Twize ra, musubiremo. Ra, Ka, ka, ba, ba, na, na, ma, ma, ga, ga, ya, ya, ta, ta, za, za, ha, ha, wa, wa. ndetse n'ingombajwi nshyashya tugiye kwiga uyu munsi. Ese muribuka ingombajwi nabwiye ko tugiye kwiga ngo yitwa gute? Sa. Ni byiza cyane rwose, muri abahanga. Nka papa wanyu ubari uruhande, cyangwa mama wanyu, cyangwa undi wese muri kumwe muri kwiga, muri abahanga cyane. Ngaho rero reka dukomeze ku gakuru. Nimutege amatwi uko ngiye kubasoma. Suzana na Gasasira bafite abana batatu basa. Iyo basoma agakuru mu bitabo bihutira kubaza sekuru wabo Sugira. Ubusobanuro. Ndasubiramo agakuru. Suzana na Gasasira bafite abana batatu basa. Iyo basoma agakuru mu bitabo bihutira kubaza sekuru wabo Sugira ubusobanuro. Mbese agakuru mwakumvishe neza? Yego. Ni byiza cyane. Kari agakuru gashimishije, nibwira ko rwose kabashimishije. Kabashimishije? Yego. Hanyuma rero tugiye kujya ku kindi cyiciro gikurikira, aho ngiye kubabaza utubazo dutandukanye ku gakuru. Ni bande bafite abana batatu? Suzana na Gasasira. Muri abahanga cyane rwose. Nababwiye ko Suzana na Gasasira bafite abana batatu. Iyo
iyo basoma agakuru bihutira kubaza inde? sekuru. Muri abahanga cyane. Nababwiye ko iyo basoma agakuru bihutira kubaza sekuru. Nibyo cyane, mwabyumvishe. Mbibutsa ko turi kwiga ingombajwi sa. Hanyuma rero tugiye kureba uko wakora imigemo. Turafata ijwi rishyashya twize uyu munsi turihuze n'inyajwi. Hanyuma sa iri kumwe na i dusoma si. Ngo dusoma gute? Si. Sa iri kumwe na i dusoma si. Musubiremo muti sa iri kumwe na i dusoma si. Sa iri kumwe na i dusoma si. Ni byiza. Sa yihuje na u tugasoma su. Sa iri kumwe na u dusoma su. Ngo nguki? Sa iri kumwe na u dusoma su. Nibyo cyane. Sa iri kumwe na o cyangwa yihuje na o dusoma so. Sa iri kumwe na o ngo dusoma dute? So. Musubiremo. Sa iri kumwe na o dusoma so. Ni byiza cyane. Sa iri kumwe na a dusoma sa. Ngo nguki? Sa iri kumwe na a dusoma sa. Ni byiza cyane. Sa iri kumwe na e tugasoma se. Ngo nguki? Sa iri kumwe na e dusoma se. Ni byiza cyane. Ubwo rero twamaze gukora imigemo, ariyo yayindi tuma tubona amagambo. Ubwo amajwi mashyashya twabonye ni si, su, so, sa, se. Amajwi mashyashya twabonye ngo ni ayahe? Si, su, so, sa, se. Muri abahanga cyane. Nibyo rwose. Ngo amajwi mashyashya twabonye ni ayahe? Si, su, so, sa, se. Ni byiza cyane. Iyo rero tumaze kubona amajwi mashya niho duhita dutangira kubona amagambo. Tukagenda tuyahuza, duhuza ijwi rishyashya n'izindi ngombajwi twize ubwashize, bityo tukabona amagambo. Ese muranyemerera dufatanye gusoma aya magambo? Yego. Ndabanza mbasomere hanyuma namwe muraza gusoma. Murabyemera? Yego. Muri abana beza bafite disipurine cyangwa se mufite ikinyabupfura. Babyeyi, ariko mbasaba gukomeza gukurikira abana banyu uko bari kugenda biga iri somo aho bari mu bice bitandukanye by'isi. Ijambo rya mbere, sugira. Musubiremo. Sugira. Kabiri, amasaka. Amasaka. Isekuru. Isekuru. Samusoni. Samusoni. Umusore. Umusore. Nibwira ko mwamaze gusobanukirwa neza n'aya magambo. Ese mushobora kuyasubiramo mwenyine? Yego. Ngani mugerageze twumve. Sugira. Amasaka. Isekuru. Samusoni. Umusore. Ni byiza cyane. Babyeyi aho muri hose, mbibutsa ko mushobora gufasha abana gushaka andi magambo n'ubundi agenda aboneka mu bidukikije, byaba ibiti, yaba imisozi, zaba inzu, yaba amazi, byaba amabuye, ahantu hose hashobora kubonekamo ingombajwi twagiye twiga ubwashize. Ndabasaba ko byaba byiza muramutse mweretse abana video zatambutse n'ubundi kuri channel The Afro Live. Nge mwari kumwe, nitwa mwarimu Daniel.
mbibutsa ko dufasha n'abandi batashoboye kugera mu ishuri tutitaye ku myaka iyo ari yo yose. Murakoze cyane, nomero twarazitanze kandi twishimira ko mudukunda. Niba utarakanda kuri subscribe niwo mwanya wawe kugira ngo dukomeze dusangire ibyiza. Ndabakunda cyane abana, namwe murankunda. Yego. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Bye bye. Bye bye. Murakoze cyane.